Okay, sorry kuba tutabibwiye, reka mwibwire ko sindaza kukubwira amazina yanjye. Njye uri kubona imbere yawe nakuze ndimbo, nakuriye ku muhanda, nakuze ndipfubye ndi umusyazi, tukajya gutya bakadufunga, tukongera tukavamo tukagaruka. Biragaragara pe, ntabwo wakwinjira mu rugo rw'umuntu udakomanze nk'ibyo. Twaciye muri byinshi, ubwo ngubwo rero ibyo washakaga nimba ari discipline yo gukomanga n'ibiki ibyo ngibyo ntabwo nigeze ubinoza. Aka kanya umuntu ukunda cyose yemeye kumindurira ubuzima, akama amafaranga menshi mu buzima bwanjye. Sinigeze ntekereza ko ayo mafaranga nazigera nyakura mu gusyaga, ariko yampaye amafaranga menshi. Utakwiyumvisha ayo mafaranga rero yamaye yatuma nkora buri kimwe. Ubwo nk'umuntu mukuru uri kumva ko ndi buze kuza kurangiza ibyo yantumye kugira ngo mbone kuri ayo mafaranga naranakora kuva navuka. Nese wa mwana ariko mbona uri umwana. Okay, umbwiye byose. Koko se ndi umwana ariko isi yatumye dukura, yatugize abo tutakabaye turi we yatumye tugira imyaka myinshi kuko ntacyo nazi. Icyo mvuga aha, uri umwana, icyo maze kumva nuko nyine nabarere wabonye. Ariko se cyusa nawe uri hano, icyo ni kimwe. Kabiri, amafaranga bakwishyuye nangahe ngo nanjye nyaguhe, ariko ubu mwana nyine like mwigishe basi ikinyabupfura. Nubwo rero sibyo, nubwo nakuze ndimbo wo gutyo, ariko ntabwo twigeze twiga ibintu byo kugambanirana nabo twakoranye. Ndi umwana mwiza ku buryo iyo nahaye umuntu promise namusezeranyije ikintu ugomba kukirangiza. Ayo wama yose sinita yariyo, ariko hari umuntu wandebye bwa mbere yawe nyine aravuga ati ndashaka guhindurira ubuzima. Ntabwo namutengwa ndashaka cyusa nigendera. Cyusa nawe uri hano, kandi ikindi ntago aho ngaho harimo kugambana. Ntago mubwiye ngo umugambanire, ahubwo ndakubajije ngo yaguhaye angahe ngiye nkuharushijeho. Niba ari amafaranga utaratungaho ngiye ndaguharushijeho, ariko uve muri ibi bintu. Mami, niba uri umwana warakuze usyaga, warakuze wishakira ubuzima, wibujye muhangana cyangwa uhemuka. Mami, narakubiswe ku buryo hahandi impuhwe za kimuntu ushobora kuba nazo nifitemo. Hano rero ucunze nawe ushaka kubatakariza ubuzima, sibyo? Nubwo atari ko kazi nahembewe, ariko ushobora kundakaza ukanzamurira kamere, ukanyibutsa ibintu byinshi, nkagufatanya atamwica. Kandi n'uwo cyose nkabujyana, kandi n'undi nkafata ku mafaranga. Cyusa nawe uri hano wa mwana. Cyusa nawe uri hano. Cyusa nawe uhari. Kuko n'ubundi n'unzu yose ndaza kwica akaza pakamubonye. Ushatse rero wamuhamagara ukamubwira nkaza nkamushyira umuti. N'ubundi uranisha ni umuntu wamukunze, nta kintu yabuze kumutwara. Nkamumushyira akameza amafaranga yanjye, akazi kanjye kakarangira, mwigendera. Si ibintu byoroshye. Cyusa nawe uhari, ngaho izenguruka hose. Ukavuye tutunze tw'udukino ntabwo ndukunda, ndakeka naza ahantu ari. Ahubwo bivuga ngo aka kanya nanze hano, sibyo? Uwo mvuga uramuzi. Sawa, dusubire. Akaba gatungutse hehe?